mubabwira Imana, abana muzabyara mubabwira Imana, abo bazabyara mubabwira Imana, muzabura ibiganza muvuge haleluya. Izo haleluya muzazigira abana muzabyara. Tugiye kubaturaho kwiga neza, tubature mu bwenge, tubature gukorera Imana, gucuranga, kuririmba, kuvuga ubutumwa, gusenga. Imana z'Imana tugiye kuzibaturaho. ushire mu biganza by'ubwoko bwawe Mana umugisha, bataha umugisha, bahimbaza Uwiteka, bavuge ko ntawe uzinuka mu nzu y'Imana, ntawe uzinuka mu nzu y'Imana, namenye ko nawe Yesu wari warabigambiriye. Murabona yuko niba ture mu myaka iri imbere murabona ko ishoboka, murimo murabireba. Mana yanjye ujye unyibuka ku bw'ibyo, kandi ntukazahanagura imirimo myiza nkoreye inzu y'Imana yawe n'ibihe bifatwa
dawidi mu ishyamba amukomeza ku mana, aramubwira ati witinya kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira, kandi uzaba umwami wa Isiraheli, y'ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi data Sawuli nawe arabizi. Tuvuge tuti amen. Icyumweru n'icyumweru cyo gukorera Imana, twahishuriwe ibintu byiza byinshi biri mu gukorera Imana. Uyu munsi, ijambo ry'uyu munsi riravuga ngo Imana iguhishurira icyo gukora, nurangiza ugikore. Iyo ugikoze birakoreka bikavamo umugisha uzagera no ku bana bawe. Gukorera Imana ngiye kubibaturaho, muzakorera Imana, Imana nayo izanakorera abana bawe. Umugisha uva mu gukorera Imana ukagera no mu bana b'abakozi b'Imana. Ihishurirwa rya mbere, Yonatani yahishuriwe ko Dawidi ari mu ishyamba, arangije haguruka muri Paneruwayani ibwami, asanga Dawidi mu ishyamba, amukomeza ku Mana. Muri iyi minsi mikeya, muri iki cyumweru iki kiri imbere neza tugiye kwinjiramo, ngiye kuguhanurira, ngiye kukwifuriza ijambo, kandi Imana inyumvire izabigukorera. Muri iyi minsi mikeya iri imbere, Imana izana umuntu aze kugukomeza ku Mana. Dukeneye inshuti zimeze nka Yonatani. Muri iri teraniro ugiye kubatura ijambo rivuga ngo Yonatani arakenewe. Haleluya. Yonatani ni wa muntu ufite imyumvire y'ijuru, wa muntu ufite imyumvire imeze nk'uko Yesu ashaka. Haleluya. Hano mufite ijambo ryiza rihanditse rivuga ngo mugire umutima wari muri Kristo Yesu. Wa muntu ufite umutima umeze nk'uwa Yesu, uwo muntu arakenewe mu rugo rwawe. Ikindi, abantu b'isi bakunda abantu bamaze gukira, abantu bafite amafaranga, abantu bafite ubushobozi, ariko umuntu uri mu ishyamba kubona umuntu umusangayo biragoye. Niyo mpamvu rero basereye kugira ngo mubone umuntu umeze nka Yonatani. Umuntu umeze nka Yonatani ntavuga ngo ni kure, ntavuga ngo utuye ahantu habi, ntavuga ngo uri mu bibazo. Yonatani amusanga mu bitaro, Yonatani amusanga kwa muganga, Yonatani amusanga mu bibazo, Yonatani amusanga ahantu habi, yarangiza akamukomeza ku Mana. Haleluya. Mana mwiga amashira cyane kandi ukabona neza urapfuye, ukabona birarangiye, ukabona mu bibazo byabaye ibibazo, ariko Yonatani yaje akwibutsa amasezerano y'Imana. Imana iza n'umuntu kwibutsa amasezerano y'Imana, aza musange atari wowe umusanze. Yesu ubundi we wamusanga ukagerayo gute kandi avuye ubwami, we ntiwabona kuhagera. Imana iza n'abakomeye bagera aho turi. Haleluya. Imana iza n'abo twe tutatumira ngo baze, ijuru ribatumire bo baze. Abo tutahamagara ngo baze, Imana ibahamagare baze. Haleluya. Asanga Dawidi amugira ate, amukomeza ku Mana. Umuntu mwegereye murabona mwavugana, mubwire ngo utegetswe kunkomeza ku Mana. Bibaye itegeko, bibaye iki? Umva, ndabakomeje. Bibaye iki? Uyu mushumba nanjye ndamukomeje, Manuel nawe namukomeza, nanjye nkomeza n'umugabo, komera ku Mana. Haleluya. Ntabwo
intambwe ejo uzatera n'iyindi. Mbega twongeremo imbaraga, dukomezanye dukomeze. Amagambo mvuze muyasubiremo, dukomezanye dukomeze. Urugendo rurakomeje, dukomezanye dukomeze. Muzi bizavamo hano. Dawidi arangije yumva birakomeye, yumva ibintu bamuhanuriye, yumva birakomeye. Yaramubwiye ngo witinya. Haleluya. Iterambere ubwoba bwari bukwishe, wibaza uti ndishyura aya madeni gute, uyu mwana ariga gute, ndishyuza gute, ndifuza gute. Ijwi ry'Imana riravuze ngo witinya. Haleluya. Imana ishobora bingahe? Imana ishobora byose. Yitwa El Shaddai, yitwa El Elyon, yitwa Jehova Nisi, yitwa Jehova Rafa, yitwa Elohimu. Yibwira Aburahamu aramubwira ngo ndi Imana ishobora. Niyo mpamvu ntinyuze guhagarara ku ruhimbi rw'Imana navuga ngo witinya. Iyakuremye ifite umugambi. Haleluya. Iyakurinda kuva ukiri mu nda ya mama wawe, ikakurinda ku mwaka umwe ibiri itatu, aho ugeze 42 sawa yakuta, aho ugeze 50 sawa yakuta. Imana yacu Imana itarambirwa, muyiha amashyi menshi. Imana witinya. Arahabura aravuga ngo kuko ukuboko kwa data Sawuli kutazagushyikira. Arangije aravuga ngo kandi uzaba umwami wa Isiraheli. Dawidi byari byatangiye kugenda bimuvamo, Yonatani arabimwibutsa. Buryo ushobora kubwirwa umuntu ijambo kubera no kuntu umuntu akomeye ugahita wumva nawe urakomeye. Ati kandi nanjye ubwanjye nzaba uwa kabiri kuri wowe, kandi na data Sawuli arabizi ko ari wowe uzaba umwami. Imana ishimwe we. Imana ikuzanira umuntu ufite amagambo y'ihumure. Haleluya. Uzi byavuyemo mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 9 ku murongo wa mbere. Nibyo byavuyemo rero. Icyo ushaka kubabwira ngo iyo ukoreye Imana, ubukoreye abana bawe, ubukoreye abuzukuru, ubukoreye igihugu, ubukoreye imibereho y'abandi bantu benshi, ubu kuba mwicaye ahangaha amahanga yose azabaturukaho ndayabicayemo. Abamuzukuruza ubu nabo barahangaha. Haleluya. Ibyavuye muri Dawidi ari imbere, ari ibwami neza, ahita akoresha inama. Ubwo mu gice cya 9 aravuga ngo maze bukeye Dawidi arababaza ati mbere se hari wasigaye wo mu muryango wa Sawuli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Yonatani kubera icyo yakoze Dawidi kimusigaramo, yumva ibyo azakora byose azabikora ku bwa Yonatani. Hari umugabo uzi amakuru witwa Siba, aravuga ati uwo muntu arahari, umwana wa Yonatani. Yongeraho akajambo ngo ariko aramugaye ibirenge. Iryo jambo rivuga ngo aramugaye ni rivuga ngo n'ubwari ariko ntiyemerewe kuza Yerusalemu. Nubwo rero babyongeyeho ibituma tutazagera ibwami, umwami ntabwo azabiha agaciro, ahubwo umwami icyo yagambiriye nicyo kizagerwaho. Imigambi yo gusebya, imigambi y'abongeraho akantu batababajije, muhumure ijuru ryawe kugenda zero, umusaraba wa Yesu ni uri mwitsinda. Haleluya. Baramubaza babwira ngo umuntu wasigaye ntabwo bigeze bamubaza uko ateye, ntibamubajije uko ameze, bavuze umuntu gusa. Yagombaga rero kuvuga ngo uwo muntu arahari abiki, ariko yongeraho ngo aramugaye kubera yuko muri Isiraheli noneho kapitali Yerusalemu hari itegeko ry'uko umuntu ufite ubumuga atazahagera. Ariko ndashima Imana, Imana yahaye ubushobozi abandi. Umwami rero niwe ushyiraho itegeko, ni nawe yo kubaho. Iki umwami yemerewe gukuraho itegeko atagishije inama. Ndashima Imana ko yahaye ababo ubutwari. Ibi rero Siba ntiyarabizi. Dawidi ahita avuga ijambo ngo mutumire aze. Baramutumira araza, ageze imbere ya Dawidi. Dawidi aramubwira ngo humura. Haleluya. Rya jambo se yamubwiye nawe aribwira umwana we. Ibyo wabwiwe, ibyo wavuze, ibyamukozeho nawe uzabikorera abandi. Arangije aramubwira ngo imisozi yose y'inyarurembo yari yasokuru Sawuli
imana amashyi n'imana izuba hanyuma uyu mugabo wajyaga avuga ngo uramugaye afata isuka agiye guhinga wowe siba fata isuka n'abahungu bawe n'abagaragu bawe ujye guhinga imirima ya mwene ya Mefibosheti. Ikindi wowe ujye umenya imyaka ye uyicunge neza. Wavuze ngo aramugaye, wowe uri muzima uzajya ubikora utunga. Imana izakuzamura, Imana izamushyigikira kugeza naho n'ukwanga ahubwo akora iwawe. Tekereza nk'iki kintu, reba kuri uyu mugabo arimo ahinga imirima ya Mefibosheti kandi atashakaga ko Mefibosheti agera ibwami. Ndashimira Imana ko itagenda ku magambo mabi. Imana yatesha agaciro izina ryayo rigahabwa. Muzakorere Uwiteka Imana nayo izabakora. Irindi hame aho ngiye gusoreza, ndasoreza muri Yohana muri Mariko mwasome igice cya 4 igice cya 14 umurongo wa 3. Babwira umumama wahishuriwe, arahishurirwa, arangije umwami Yesu aramuhanura. Yesu ubwe, Mariko igice cya 14 murebe umurongo wa 3, aravuga ngo ubwo Yesu yari Betaniya mu nzu ya Simoni Umubembe yicaye arya. Ubu ni umurongo wa 3. Haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadahano y'agati kitwa narada. Nuko amena umukondo amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo bararakara, unyumvire ngo bamwe muri bo bagira bati bataye amavuta akushijwe cy'ubusa ko yajyaga kugurwa idenariyo zisaga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera, ariko Yesu arababwira ati nimumureke, muramuterera icy'agahinda ko agiriye neza cyane. Abakene bo muri kumwe naho iteka, kandi aho mwabashakira mwabagirira neza, ariko jyeweho ntituzahorana iteka. Akoze uko ashoboye, abanje kumusiga amavuta ku mubiri kuwutunganiriza guhabwa. Ndababwira yuko aho ubutumwa bwiza buzigishirizwa hose mu isi yose, icyo uyu mugore akoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Haleluya! Iyo twakorera Imana umwami Yesu twaturaho amagambo mazima. Ikintu nshaka kubabwira, nimujya gukorera Imana ntimuzagisha inama isi, kuko isi ntizagukundira gukorera Imana. Ibibazo ufite ntabwo bizakwemerera, ahubwo bazishuhishurirwa. Haleluya! Ikindi ni uko Mana ntabwo bazakwemerera, kubera yuko kwa Simoni ni mu bakire batumiye Yesu maze bamwakire, wowe n'akaza baguhaye. Birasaba rero wowe ngo uze nawe usabye, nta muntu usabye uburenganzira unabagishije inama ngo none se aya mavuta nyamene ku birenge bya Yesu. Urumva yuko yakwemerera? Urumva abantu bakwemerera? Ntabwo bakwemerera uretse ijuru ryonyine ryakwemereye. Isi izatwemerera, abanyantege nini ntibazatwemerera, ariko Imana izatwemerera. Ariko igihe uza muri niba turi bakubwira ngo ese uzabishobora, ngo ubuse ngo hazavamo iki, ngo ubuzikorare uzayishobora, ngo garukira hafi. Nimubaza isi izababwira kubireka, ariko nimubaza ijuru rizababwira gukomeza. Arangije afata amavuta arayamenamena umukondo ayasuka ku birenge bya Yesu. Yari yahishuriwe ko umubiri wa Yesu agomba kuwutunganiriza guhabwa. Nta wundi wari wabimenye, mbasabe guhishurirwa. Haleluya! Ngiye kumusabira imigisha 3. Umugisha wa mbere, ahangaha muri nibature, Imana ibahishurire ikintu bita transport. Iki Imana abantu bari gasanzwe, abantu Imana yahaye imodoka, Imana irabashaka muri nibature. Mwabyumvise ibyo mvuze? Abantu Imana yahaye iki? Abantu Imana yahaye imodoka, irabashaka hehe? Muri nibature, kugira ngo bajye baza no mu mvura, kuko bo ntibanyagirwa. Ikindi baha abantu lifuti, ikindi bajye no kuzana bigisha.
transport nibasabira umugisha. Icya kabiri mbasabira umugisha wo guhishurirwa kwakira abashyitsi. Imana ibahishurire imigisha iva mu Mana. Icya gatatu nibuka abakene n'abapfakazi. Muhishurirwa abantu barushe, muhishurirwa abantu bakeneye gutabarwa, Imana ibafashe. Umuntu avuze impundu bibaturutseho. Iyo umuntu asetse biguturutseho, ijuru naryo rigaseka kubera wowe. Basabiye gutuma ijuru riseka kubera wowe. Iyo ukoze ikintu kigakora ku mutima w'Imana, Imana nayo ikora mu bubiko bwayo ikaguha. Mukore ku mutima w'Imana, Imana ikore mu bubiko bwayo nayo ibahe. Nubwo bamwivovoteye, ndashima Yesu kuba mukoreye, Yesu azamuvugira. Haleluya! Yesu ahita atera akaboko ati nimumureke, muramutera icy'agahinda, we ntuzisobanure, nukorera Imana, Yesu azagusobanura. Ntuzirirwa wisobanura kwa Imana kwa Basimoni, ntuzisobanure, uzakorera Imana, Yesu azagusobanura. Yesu ati nimumureke, muramutera icy'agahinda, akorera ikintu gikomeye. Ikindi ubuhanuzi kuri we, icyo akoreye urusengero rwose ku isi yose, abazungu ku rusengero, ibyo uyu mugore bizavugwa kugira ngo bamwibuke. Iyo umuntu yakwatuyeho ijambo, iryo jambo riba riri mu buzima. Haleluya! Ejo bundi twabajije amakuru, abantu bafite inganda z'amavuta muri Isirayeli zagambutse zikajya mu yindi migabane, haba mu Burayi no muri Amerika. N'abuzukuruza b'uyu mugore bagiye baturukamo hariya, bose barakize. Imana yabahaye amavuta menshi cyane. Icyo uzatanga kizaguma iwawe, kifate no ku bana bawe. Ngiye kubasabira umugisha wo gukorera Imana mudacika intege. Ngiye kubasabira umugisha wo gukorera Imana mwahishuriwe. Ngiye kubasabira umugisha w'Imana wo gukorera Imana museka. Nta muntu ukorera Imana mwimyoza. Ngiye kubasabira gukorera Imana mwishimye. Mwabyemera mukahaguruka tugasenga. Gukorera Imana museka, gukorera Imana mwishimye. hari icyo washyize ku mugaragu wawe, hari icyo washyize ku mutima w'umugaragu wawe. Agiye kukwamamaza, agiye kuvuga mu kigo cyawe, agiye guhagarara nk'intumwa mu kigo cyawe, agiye guhagarara ahangaha yamamaza iby'agakiza, yamamaza inkuru nziza, yamamaza ijambo ryawe. Hagarara nawe ukoresha ubutwari nk'uko ugiye gukora igihe cyose, kandi icyaro cyose Mana, amatwi y'imitima yawe yihute kumva tukubwira, tugize umwanya tukubwira, tukuririmbira, tukuvuga, tugiye kuvuga natwe ku ijambo ryawe, uciye mu kuba k'umugaragu wawe. Mana, korana nawe, ibitabo by'Imana byose bicishwe bugufi, ibirangaza abantu byose bicishwe bugufi, imbaraga zose z'umwijima bicishwe bugufi, imbaraga zose z'umwijima nanize, mu izina rya Kristo Yesu. Iki kirere turagisengeye, ibitero turagisengeye, uyu mwana turamusengeye. Barimo gutegeka, barimo kuvuga, barimo gutikana, ibintu byose bicecekere munsi y'ubwoko bwawe. Urakoze Mana kuko utandukana natwe, ugafata umugaragu wawe, maze icyo watangiye umunsi mu buzima bwacu gikomeze kumvikana. Tugushimiye ko uri umucyo kandi tubikoze, mu izina ryacu turisenze. Umwami Yesu nyiri itorero wapfuye kandi wazutse, utuvugana akaba ari muzima, mumuha amashyi menshi. Narikuze ni Umwami Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mwami niwe nyiri itorero, yarapfuye kandi yarazutse, ni muzima. Mwami Yesu ni muzima. Makuru dufite yizewe nuko ari imbere y'Imana kandi arimo adusabira, kandi arimo aradusabira neza. Haleluya. Nagira ngo tubanze dushimire Imana, dushime Imana muri uyu mwanya. Covid hariya kuri radiyo Life Radio na YouTube channel y'itorero bakundaga kubatumira bakaza bakadufasha, haza bakeya bageze nko ku 8
ariko tugakora igiterane muri studio y'itorero, Imana igashyirwa hejuru. N'abasabira umugisha kandi ubundi cyabasabira umugisha w'Imana. Gukorera Imana nta gihombo kirimo. Cya kabiri, turashimira Imana yuko agaciro k'inzu y'Imana n'isuku mukomeje kubyitaho hano muri Gasave, mugakora uruhimbi rwiza gutya rwa kariya amatara meza y'umuhondo n'ay'umweru bivanze, mugashyiramo n'ay'ubururu n'umutuku byose. Imana ishimwe n'iy'itapi n'amatara y'icyatsi yakira mu ngabo. Imana nashimye uko mu nzu zacu hasa, mu nzu y'Imana hagomba kuba heza kuruta iwacu. Aha niho tugomba kurimbisha cyane. Ndabashimira kandi ko twabashije kubona uruhimbi rwiza gutya rukwiranye n'ahangaha i Gasave. Imana ishimwe cyane. Ejo mu minota numva ni 3 ariko mwari mubonye 300 kano kakabasha kuboneka keza gutya. Emmanuel umushimire niwe wakatuzaniye. Hasigaye rero ayandi 100,000 nagira ngo nayo tuyongereho hanyuma dukomeze. Murabona yuko niba turi mu myaka iri imbere murabona ko ishoboka. Murimo murabireba uko utoje umwana akiri mutoya, ibyo umutoje arabifata akabimenya kandi akazabikora kukurusha. Abana rero mubakundisha umurimo w'Imana bakiri batoya. Amateraniro, amavuna, abo twigisha, abo duhamagarira kuza kuri Yesu, duhere ku bana bacu. Discipline y'itorero ntabwo uzayigisha abakuru utayihereye ku bana bawe. Ntabwo uzabwira abana kuza muri korale babandi abawe bo utabazanye muri korale. Ntabwo uzabwira abantu ngo baze muri nibature abana bawe bo batabasha kuza muri nibature. Kuwa gatandatu rero nk'abana batiga, uko Umwami Imana azajya duha umugisha, n'abana tuzajya tubahamagara baze nabo barebe ibyiza byo mu rusengero. Umurongo waho wa 31 haravuga ngo abuzukuruza bazamukorera, ubuvivi buzabaho, buzabwirwa iby'Umwami Imana. Bazaza babwire abantu bazavuka gukiranuka kwe ko ari we wabikoze. Tuvuge amen. Abuzukuruza bazamukorera, abuzukuruza bazamukorera, abuzukuruza bazamukorera. Iteraniro ryose dusubiremo gutyo: abuzukuruza bazamukorera, ubuvivi buzabaho, ubwirwe iby'Umwami, ubwirwe iby'Umwami. Ubuvivi ni iki? Ubuvivi n'abana bavutse kubuzukuruza bazaza babwirwe iby'Umwami. Bisobanuye ko rero abuzukuruza, abuzukuru abana bazavuga Imana, bayibwira abana babo, abana babo nabo bavuga Imana, bayibwira abana babo, abana babo nabo bavuga Imana, nabo babwira. Haleluya! Rero turababwira Imana, abana muzabyara mubabwire Imana, abo bazabyara mubabwire Imana. Muzabure ibiganza muvuge haleluya. Izo haleluya muzazibwira abana muzabyara. Tugiye tubaturaho kwiga neza, tubaturaho ubwenge, tubaturaho gukorera Imana, gucuranga, kuririmba, kuvuga ubutumwa, gusenga. Imana z'Imana tugiye kuzibaturaho. Ikindi tugiye guhagarika imigambi ya Satani ku buzima bwawe. Duhagarike indwara, duhagarike ibyorezo, duhagarike impanuka, duhagarike kubagana, duhagarike kurangara mu ishuri. Tugiye kubasabira umugisha w'Imana. Mupfukame hasi aho bishoboka, tubaramburire ibiganza. Iteraniro ryose muhaguruke, abana bawe ubasengere ubavuze mu izina. Mana Data wa twese urabishoboye, mu izina rya Yesu turagushimiye aba bana wazanye mu nzu yawe. Abana b'imibyeyi yatumye bamusukuruza bazamukorera, kandi ubuvivi buzabaho, ubwirwe iby'Umwami. Abasaza bose bazagenda bavuga iby'Imana yakoze. Ndagushimiye uyu mugisha wahaye itorero
bene data bashiki bacu umugisha kubyara ababana rero tubacuruza gukorera barabwira n'inyanza kuvuga ngo ababana bose umwuka wera ababana bose azabakoresha mu bitana ababana barinda indwara ababana barinda kugira ibiyobyabwenge barinde kugira ibyaha by'ubusambanyi n'ubujura turabasaba umugisha wo kuba mu itorero turabasaba umugisha wo gucuranga no kuririmba bakiri batoya bakunda umurimo wawe bakunde nibakire bakunda amateraniro yera kugukorera bakunde kukwamamaza tubaraboneye ibiganza duhagarika indwara duhagarika imiryango duhagarika impanuka duhagarika ishuri babasengere ababana bagira umugisha ababana yesu ubahere ikinyabupfura gikwiriye ubahe gukunda bibiliya ubahe gukunda ijambo ryawe ubahe kuririmba abasengere abana kandi usabire umugisha ababyeyi kugira ngo abana bige neza abana barye neza baryame neza bambare neza abana bagire umugisha kandi wabahaye turabasengere tuhagarika imigambi ya satani ku buzima bw'aba bana turirukana imyuka mibi yose mu izina rya yesu aho umugisha wawe wabe wari mwinshi kandi ndakwizeye tubikoze ndabyizeye tubiremye ndabyizeye ko abana barinzwe kandi bakunze umurimo wawe umugisha tuwusabye n'utanze tugukomera amashyi tukakwiriza tujye kwicara bari umugisha mwinshi ubundi mukurikira ijambo ry'imana ni benshi ni beza duha imana amashyi menshi akora ikintu cyiza kuri dawidi nawe akorera abana be ndamushimiye nuko urubyaro rw'abakiranutsi ntabwo ruzasabiriza hari amasezerano usezeranije iteraniro nta muntu n'umwe wagukoreye uzisobanura ahubwo abagukoreye uzabasobanura ndagushimiye uburinzi uzanye muri iri teraniro imbaraga z'imana zimanuka nyinshi cyane abantu bayishurirwe kugukorera inyumuzimu tubishurirwe kwitanga icyo bivuga tubishurirwe gukora umurimo wawe icyo bisobanuye izi mbaraga z'umwuka wera ndazisabye sabira iteraniro kuzuza umwuka wera umwuka wera wishurirwa icyo gukora umwuka wera wishurirwa ko hano hantu hakenewe urusengero runini umwuka wera wishura ko hano hantu hakenewe imirimo yawe myinshi cyane abantu b'imana bakwiriye gukora kandi dusezeranije ko nitugukorera nawe uzadusobanura haleluya ndagushimiye mana iyi teraniro hari umugisha wo kugukorera unyemerere mana abari bacitse intege turabakomeje dukomezanye maze dukomeza urugendo ntabwo uhagarara urugendo rurakomeje ijwi ryawe natumye munanyukira tugiye kugukorera duseka tugiye kugukorera duseka twishimye twitera hejuru kubera ko kugukorera ni byiza haleluya urakoze mana ndagushimiye tubabanaho twinyoje tubabanaho twabuze mu biragoye tubabanaho twumvise tukabishobora muri iri teraniro komeza uduhishurire abagore n'abakuru abashyitsi n'abasaza twese uduhishurire ibyiza biri kugukorera tugukomera amashyi ku byemeye icyubahiro ni icyawe ubutware n'ubushobozi ni ibyawe urakoze mana ko uduteyemo imbaraga urakoze ko uduhishuriye urakoze ko abantu bari muri iri teraniro ry'ubahishuriye urakoze ko umwuka wari uhishura arimo akora umurimo abagore bari muri iri teraniro bahishurire ntagire n'umusigara utamwishuriye abana bari muri iri teraniro bahishurire mbese n'icyo bazakora abantu bari muri iri teraniro b'urubyiruko ubahishurire n'icyo buri wese azakora ntagire n'umusigara utamwishuriye iri ni iteraniro ryo guhishurirwa buri wese umwuka wera namusange amuhishurire ikintu agiye gushyiramo imbaraga amuhishurire ikintu agiye gukora kizabesha abazamukomokaho bose haleluya 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 mwuka wera arimo arahishura mwuka wera namuhishurire mwuka wera namuhishurire
kutwishuriye, ndanezerewe kutweretse, ndanezerewe kuri kuvugana natwe. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Twereke Imana ibirori duhagaze. Ni haleluya eshatu gusa zirahagije, muzamura ibiganza. Iya mbere, iya kabiri, narindi mu mvuga ngo ibahamagara niyo umuyobozi naze akomeze, ibahamagara niyo bakubikora. Oh, haleluya, haleluya. Shimira Imana, tuyikomere amashyi cyane. Byiza kandi twabibonye n'inyungu nyinshi, ko twatangiye ntabwo ariko biri. Imana yagiye igenda itugirira neza. Abandi bature, abasenga ntibature, muri abagabo bo kubihamya. Imana igenda iduhindura ukundi kuntu kubera kuyikorera. Niyo mpamvu tugenda dushyiramo agatege. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dushimiye umushumba wacu tuganira ijambo ry'Imana, yabanye natwe guhera ku wa mbere, kandi twamwungukiyeho byinshi. Twize uburyo dukwiye gukorera Imana, ko dukwiye kurushaho kuyikorera, kumwihemba neza, ntabwo yakura. Tumushimire, musabe umugisha w'Imana. Imana imuhe umugisha cyane, akira umugisha w'Imana mushumba. Imana imuhe umugisha kandi mukomeze, zabe n'ahandi kure cyane. Mwigisha abantu gukorera Imana, kuko gukorera Imana ni byiza. Imana yakishimye. Tugiye gukora umurimo w'Imana rero, dutanga icya 10 n'amaturo. Turi buze kandi gufata kandi kanya dusengere abantu bakoze umurimo w'Imana, bitanze bakagira ishurirwa, bakitanga kuri uru ruhimbi rwiza cyane. Turi buze gufata umwanya tubasengere, abo bakoze ejo ndetse n'abakoze uyu munsi. Mwese Imana ikomeze kubagirira neza. Twakire rero n'iririmbo imwe, dukurikizeho korali ya nibature, turakurikizaho korali abakundwa na Yesu twihuse. Abaririmbyi nta makorasi muri bukoreshe. Rero niramara kuririmba turasengera, turasaba umushumba, abashumba bacu batambuke basengere abakozi b'Imana bakoze umurimo w'ejo. Korali ya nibature irahita ikurikiraho, na korali abakundwa na Yesu ihita ikurikiraho. Imana yagishimye. Amen. Tugiye kuvuga ngo hari ikintu tuzi, iyo muri ko yavuze aravuga ngo hari ikintu nzi, ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ari we, ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi. Imana ishimwe. Hanyuma turavuga ngo icyo nzi neza nyana umutima ni uko umwami wanjye Yesu azantabara. Ibyo ni byo bituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Ntibyoroshye ibyo twagiye. Icyo nzi neza nyana umutima ni uko umwami wanjye Yesu azantabara. Ibyo ni byo bituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Icyo nzi neza nyana umutima ni uko umwami wanjye Yesu azantabara. Ibyo ni byo bituma nkomera, mu maso hanjye hakamera nk'urutare. Umwami Yesu ni we nihishemo, kandi yambereye umurimo. Umuntu amazi wese wanera
Ikagereranywa
yaduhaye igiterane. Imana igize neza. Haleluya, haleluya. Umwamba y'ubwiza bw'Imana aranejeje cyane. Imana nawe yishimye, mw'ijuru banezerewe. Haleluya, haleluya. Imana bamugisha mwebwe mwese mwabonetse iki cyumweru cyose turi imbere y'Imana dusenga Imana, kumva ijambo ry'Imana, dukora. Haleluya, 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 haleluya. Imana ni nziza, twayivugaho byinshi, twayiboneho byinshi. Yatugiriye neza, yaradukijije, yaduhaye agakiza. Abantu b'inzagwa, bari abasambanyi, bari abajura, bari abagome. Imana yarakoze, yadutuye imitwaro. Yesu yarakoze. Twongere tumushimire. Yesu ni umwami. Rero n'ubundi turari ku mushumba wacu, ashimire abakristo muri rusange, abaririmbyi, abakozi b'Imana badufashije umurimo w'Imana tukabona akagatuti keza, ariko Imana muyongera. Reka mushumba akomeza akadusoreza. Murakoze cyane umuyobozi wa gahunda, umuyobozi wa Nyibature, Imana imuhereze umugisha. Sinzi ngo ndabashimira gute, nanjye kumva bigenze, ariko munemerere kuba dushimira umushumba Claude wabanye natwe muri iki cyumweru cyose. Ntabwo byari byoroshye. Turacyagushimira ubuntu bwawe butangaje, turacyagushimira urukundo rwawe ruhebuje wadukunze, bigatuma utanga Yesu umwana w'ikinege akaza kuducungura, akaza kwitanga, agacungurira Imana indimi n'amoko n'imiryango, akaduhindura abandi n'abatambyi b'ubwami bw'Imana. Ibyo turabizirikana, turabigushimiye. Tugushimiye ko waje umugaragu wawe icyumweru cyose azinduka kare mu nzu yawe. Imbaraga yakoresheje umuhereze umugisha. Abafatanyabikorwa bose abemeye kwitanga icyumweru cyose bakaba imbere yawe, bakoneka imbere yawe, wahereze umugisha. Uha umugisha igitondo cyiza uduhaye, uha umugisha imirimo yose ikorewe hano hantu, uha umugisha abantu bose bahoretse imbere yawe mu gitondo. Tugiye kuva aha ngaha tujya mu mirimo yacu ya buri munsi, gahunda zacu za buri munsi. Ndasabira umuntu wese umugisha wo guhura nawe uyu munsi. Ndasabira umuntu wese umugisha abona ikiganza cy'Uwiteka Imana. Umuntu wese abaye muri iyi nzu mu gitondo ava aha ngaha akubitane n'Imana, ahure n'Imana, ahure n'umugisha w'Imana, ahure n'ikiganza cy'Imana, ahure n'ubuto bw'Imana, ahure n'amaboko akomeye y'Imana. Ushire mu biganza by'ubwoko bwawe Mana umugisha. Bataha umugisha, bahimbaza Uwiteka, bavuge ko ntawe uzinuka mu nzu y'Imana, ntawe uzinuka mu nzu y'Imana. Namenye ko nawe Yesu wari warabigambiriye, tutazagira undi muntu wese ureba uvuga nawe utaravugana n'Imana. Aba bagambiye kuvugana nawe mbere y'abandi bantu bose, uzuzirikana uwo mugambi kandi uzubagirira neza. Tugiye kuva aha ngaha rero dusubira mu kazi kacu, macumbi yacu, ujana buri muntu wese, kandi ukuboko kwawe kwiza kuza kuturinda, nitwoga kandi kubona turi bazima, tuzashobora gushima izina ryawe. Tukuragije ubugingo bwacu, tukuragije imibiri yacu, tukuragije ibigega byacu, tukuragije bizinesi zacu, tukuragije imiryango yacu, tukuragije ubugingo bwacu. Ukomeze kuba umwami n'umukiza wawe, umugenga wawe. Tuva aha ngaha rero imbaraga zawe ziherekeza gutandukana kwacu k'ubukwera, twe tuvuge mu butumwa bwacu Yesu n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera, bikomeze kuturinda kuva none tuzagateka ryose mu rya Yesu. Amen.